uwitwa Dani Dora akaba yaravuzweho inshuro nyinshi cyane muri bino bihe bijyanye na sinema, akaba yaravuzweho gutandukana na Mario Gskid mu minsi ishize. Uyu Dani Dora rero abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka ku bijyanye na Mario Gskid, ni nyuma y'uko bavuze ngo Mario Gskid baratandukanye. Ibyo koko byarabaye, hazaho n'indi step ivuga ko bamuroze, ibyo byose mwagiye mubibona. Hazaho rero n'ibindi bintu byo kuvuga ngo uwitwa Dani ari kwicuza. Gusa uyu munsi wa none Dani agarutse atanga agasoko avuga ati njye ndabiyamye, ntago ibyo mungiranyamo na Mario Gskid ari byo njye ndimo, njye naje gukora nibwo ngitangira, ntago ndi gusoza. Kuba Mario Gskid rero igaragaye muri Amerika muri urwo rugendo irimo rw'iminsi 15, ntago bivuze ko njyewe abantu mu kugenda munsebya ngo ubu nanjye nakabaye ndiyo, ngo mugenda muhuza na za ndirimbo ngo babamvuze bari hehe za buri kantu na buri nguni. Ati rwose ndabasabye ndabinginze mumbabarire mwingeranya na Mario Gskid. Ni nyuma y'uko Mario Gskid igiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yagiye igaragara ahantu henshi cyane ku mazi, igenda ihura n'abikomerezwa n'abasitari b'abazungu batandukanye. Abantu rero bagatangira kuvuga ati ibi ngibi nawe akaba yabirimo, nawe arabihombye, ubu ntago abibonye kandi rwose nawe byamurebaga, bityo batangira kugenda bamusebya. Ikindi kintu cyagaragaye cyangwa se cyagiye gisohoka cyane cyane kuri zino mbuga nkoranyambaga kuri Mario Gskid ni uburyo bagaragaye bari kubyinira ku mazi rwose, ndetse n'imyambarire babona ko kuko ari iyo gutembera cyangwa se ifite aho ihuriye no ku mazi. Abantu benshi cyane bagiye bagaruka kuri iyo myambarire, bagenda bagaruka ku bintu byinshi cyane bavuga ati ba bana burya barakuze se, abandi bati ko ndeba batangiye kwiyandarika, abandi ati dore abana bari kugenda bashyira imipira hanze. Ibintu byagiye bitavugwaho rumwe na benshi kuko ngo bazi ko ari abana batoya kandi iki gihugu kikaba kigendera kwambara ukikuza umuco n'ibindi. Ibi bibaye rero nyuma y'uko management ya Mario Gskid yafasha aba bana ba Mario Gskid ikabajyana muri USA, cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bintu bijyanye n'ubutembere, ndetse niyo no kugenda bahura n'abandi bantu batandukanye, bahura n'abazungu, abasitari, ibyamamare ndetse n'abandi. Mario Gskid kandi ikaba izamara iminsi 15 muri iki gihugu cya USA cyangwa se cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi akaba ari umunsi wa gatatu bamazeyo. Abarimo agipromota rero bagiye bagarukaho n'uwitwa Dani Mario Gskid, abashinja yuko ngo bari kugenda postinga Mario Gskid iri kumanuka mu ndege cyangwa se iri gusohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma bagashyiraho uwitwa Dani amapost cyangwa se indirimbo za mbere agiye abyinana n'abarimo Eric Denza TV. Ibyo byatumye uwitwa Dani Mario Gskid cyangwa se Dani Dora agaruka avuga ati ndabiyamye mbahaye gasopo mwingiranya nabo. Yego babigezeho, gusa nanjye nibwo nyitangira, ibyiza biri imbere kuko nanjye ntago ndi gusoza, nibwo nanjye nataraho nzahagera. Ati gusa nkomeze nisabire abantu bakomeza kugenda banesha umutwe, abantu bakomeza kugenda bambangamira bavuga ibintu bitandukanye hirya no hino, bansebya bavuga ati dore ubu nawe yakaba ariyo ubu ngubu ari kwicuza. Ati nta na kimwe nicuza, gusa ni nyuma y'uko ibitangazamakuru, abantu, imbuga nkoranyambaga n'ibindi byari byagiye bigarukaho bivuga ngo uwitwa Dani ari kwicuza. Narakubwiye ni rero gukora subscribe kuri no channel ya LZ TV Media, bizakubera byiza cyane kuko nta makuru na make azajya gucika. Amakuru yose tuzajya tumenya ko ari ayanyayo yizewe kandi vuba tuzajya duhita tuyakugezaho. Niyo mpamvu ngiye rero nkomeza kugenda nkugezaho amakuru yose agezeho umunsi ku munsi. Nkushishikariza gukora rero subscribe kugira ngo uzabane natwe mu bindi biganiro bikurikira, kugira ngo utazajya ucikwa n'akantu na kamwe. Wibutsa ko sinema nyarwanda narayihagurukiye, ngiye kuzajya nkubwira buri kimwe cyose kijyanye no muri sinema, yaba nyarwanda, yaba hanze y'u Rwanda, hanze ya Afurika, hose ngiye sinema ngiye kuyigutembereza induru zivuge. Icyo ngusaba rero ni ugukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzabane no mu zindi video zikurikira. Nkwibutsa Ineze TV Media ngiye kugeza iki kiganiro ndereze. Kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde.